Yes, ni G-Boy, kura subscribe kuri bwa Figde TV tugiye kudukurikirana inkuru zinyuraho zitazagucika. Dutangiranye umusore na sheri wiwe ubwo bagendaga mu muhanda. Bahuye n'undi musore wundi wagendaga, ubwo wa mukobwa yari amaje guta ibaga ye arayimutoragurira. Nawe hari icyo yataye aramufasha aramutoragurira, bimwanga mu nda mugenzi we aramukubita. Nawe urabibona ukuntu isi imeze. Ndebera iyi video kwiyenza. Umusore yisitaje ku mukobwa arangije aramukubita. Kubw'ubwenge bw'uyu mwana hari icyo yamukoreye kugira ngo amwereke ko ari nk'ikimenyetso. Nawe aramukubita. Ntuzongere. Reba isi ukuntu tumeze. Reba neza iyi video irakwereka uko ino si tumeze. Iyi si tuyihagazeho turi balance, dufite uburinganire. Iyo ushatse kugira gutya nguveho uteshuka inshingano z'ukunda, uyu yaragiye kwakira urukundo hirya ariyoroshya, hirya biraremera. Naho urabibona urukundo araruheba. So yaragiye guta mugenzi wiwe, gusiga mugenzi wiwe. Dore mugenzi we nawe byaje kumubaho, haje amafaranga. Nyuma yaho haza n'urukundo. Ndebera iyi video ikwigisha. Nawe ureba yarateshutse ku nshingano za balance bari kumwe n'inshuti yiwe, hari ibyo yarakurikiye biranga aragaruka. None ureba icyo bubatse urukundo, bubaka isi yabo y'uburinganire, iratunganirwa. Ni byiza cyane. Reba iyi foto, soma ayo magambo wumve aragushimisha cyane, aho kugira ngo ujye uhora wirukanka unahindukira. Ndebera kwere. Ahangaha iyi video umugabo yabwiye umugore ati ese ibyo ni ibiki uri gukora? Umugore nawe ati nimba atari ibyo ndi gukora, akira nawe ngufashe umwana nkuko waramumfashije, nawe uko ibyo nakoraga. Yakora abagabo duteye. Umugabo yarazi ngo ni dukeya agiye gukora. Ndebera. Ubwo yarafashe icyangwe atangira koza, umugore atangira kumwereka n'ibindi yari gukora. Ubwo byari bimaze gukomeza kuba byinshi. Umugabo ntabwo yigeze abyihanganira. Aravuga ati shwida, ibi ntabwo nabyihanganira. Nanjye nsubiza umwana wanjye ukora ibyo wari urimo. Ndebera kwere. Abagore tujye tububaha, abamama tujye tububaha. Bakufite imirimo myinshi bakora twe tudashoboye. Isuzume urebe kuntu nawe urwego rwawe uruhagazeho, niba uruhagazeho neza okay. Niba uruhagazeho nabi urebe aho byapfiriye, nawe urebe ko wabasha guhagarara ukagera aho ushaka kugera. Uyu mugabo yarashaka kugera hejuru ya kira gipangu, ariko ntago yari kugerayo kandi inzego zari yaziparitse nabi. Reba kwino si kuntu uhagaze, nawe wisuzume urebe. Ndebera aho ngaho mu rugo aho ngaho utuye cyangwa se uri ukuntu mubayeho. Aha ngaha umuryango wari kurya nko mu rugo umwana, ariko hari umuntu n'umwe batigeze baha icyo kurya. Iyo bamuhaga ibiryo bibi. Urareba hano, uyu ni nyirakuru w'uyu mwana. Bo bararyaga, nyirakuru bakamushyira inyuma mu gikari. Bo bakarya ibiryo byiza, we bakamuha ibibi. Kandi ndebera ari we wabyaye, ari we bakomokaho. Umwana byamwanze mu nda, afata bya biryo byiza cyangwa se nk'inyama aramushyira. Ndebera nawe. Uyu munsi ndabasobanurira inkuru nziza cyane y'ukuntu wirukankana amafaranga yo akagusiga. Ese ushobora kwirukanka usa nk'uyakanga ukayafata? Isuzume urebe nawe. Ubushize mwansabye ko mbakorera icyegeranyo cy'abakobwa bashatse gusa nk'abubaka izina, ariko mu buryo bwo kwiyandarika, cyangwa se uburyo twakita kwambara ubusa. Hari abakobwa beza cyane ureba muri ino si, isi bayize nk'iyabo, ariko kubijyanye n'imyambarire nawe urabibona. Mu Rwanda batanze itegeko yo kukuraho buri mukobwa wese usa nk'uwambaye imyenda migufiya.
bamwe ntibabikozwa, rimwe na rimwe baranaburana ngo ntago babikozwa. Ese urandebera imyambarire y'abakobwa b'i Kigali cyangwa se n'aha hanze? Ndebera nawe. Reba iyi video niba ufite urukundo nyarwo udashingiye ku cyo mugenzi wawe ari cyo. Uhagarare ushikame umukunde n'urukundo rwawe rwose. Ndabakunda. Yari G-Boy muri bwa Free TV.